rugo Kwiki ni danje nyine na seketi yarabimwima. Nge nagira ngo nkorohereze. Ubu se uri buka umfungisha ngo yango bisinga impfunda ngahano ngo ntabona ngo niki ngo kugira ngo najya kumurega noneho uwakubita ingumi ya nyayo. Ese reka kumaze piye. Numara kumubona se wabonye ifoto ye uzamukorera iki? Nzamukorera iki? Icyo nzamukora n'icyo kizose cyashaka wiki. Uragishaka wiki kindi? Batari ukumwica se. Rese mwishe wowe ubigutwaye iki uzarara udasinziriye? Ndabizi. So urabizi bantu banje banjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugema mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye nko kujya mu bukwe urabizi ko na undi mushoferi mugomba guhamagara ni ngiwe kiwi tugomba gukorana so ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane modesha muri uyu mujyi wa Kigali aba diaspora abanyarwanda ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane ntimukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru so guys ndagira ngo babwire yuko n'ahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri company iwacu ngira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr Kiwi nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izarizo zose kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi hari abantu bampamagara bakamakazi ka driver abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi ewana kuba muhora munzirikana ibintu by'agaciro so nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banje mwese ndabakunda cyane mukore subscribe bye ubuzima bwa Kigali kaminuza ya mbere humura umwana wanjye ahubwo agira isoni zo kubenguka mureba ariko ubundi biri umwana wanjye turuzura pe twuzura nk'umunwa na rouge à lèvres nibyo bidasiba Ahubwo se umva nkubaze Ketia n'umugabo we babanye gute? sha nyine ni intambara umugabo wiwe ntago akijya mu rugo Kwiki ni danje nyine na seketi yarabimwima. Oya ntago ari ukubimwima ahubwo nyine umunabi Ketia yaba afite nta nubwo watuma umugabo ajya ku meza ngo afate ibiryo arya ntago bishobora gukunda Awutura umugabo mbere. awutura umugabo kuko nawe ari wowe ntago wafata ibiryo ngo ujye ku meza barimo bagutuka amubwira nabi amucira hejuru ahubwo ikintu kibabaje nta nubwo ari umugabo we wenyine. Yesu ubwo ninde wundi? Nyirabuka Kwiki uzi nyirabuka iyo aje mu rugo umva rurashya kugeza ubwo noneho bapinganye umwe akavuga ngo umwe azabyara umwana undi abyara umurozi nawe unyumvira ahantu bigeze naho bigeze we shani hatari noneho ubu ngubu nsigaye nteka ibiryo ubundi ibiri ku meza akambwira ni ngende mbirya cyangwa se bimwe na bimwe tukanabimena kandi umugabo yabwira mbega umugabo wagowe yaragoye ku buryo nanjye nsigaye mugiriye mu ahubwo nyine reka ngende nyine yarantumye ahantu nyine cyagenda ariko nyine urumva nimba atura umugabo wo munabi na nyirabukwe nawe urya uri menge kuba gufashe neza ntibivuze ko nataguhindukirana umwanya umwe rega tumaranye igihe kinini ndamuzi ntago yagira ku buryo ubwenge bugenda ngo nanjye nasama ngaho genda ujye uguma gusenga nyine Imana ibigufashe ego urakoze cyane yego umugabo wagowe undi burya niko bimeze nako ndakamenya Nese kungana nje kukorera kureka muziki usika nsubiza nabi ubu umeze nk'umuntu uhuze byagenze bite ndakubwiye ngo ndagiye aho se uracyankunda cyangwa ntabwo ukinkunda uzikanishira dupfa aho nsigaye mba ndi hose ndahindukira najya kuvuga ubu ndimbere byari deni urimo ku buryo
nicyo usigaye utuma uziko no ku kazi bagiye kuzanyirukana. Nibakwirukane kuko n'ubundi nakubwiye ngo ufite akazi keza gashobora kuguhemba neza, izo stress zose zo ku kazi zikarangira. Kuki waje ugafata akazi ari ikibazo ufite n'iki? Ako kazi kawe nakubwiye ko akazi katampaye amahoro, mu gihe ndi hano numva nuje nta kazi kawe nshaka. None se wigeze ugakora ubona katakuba amahoro? Ndakubangamira. Ubundi usigaye uza hano utambwiye kubera iki? Ese wabibonye ute? Umuhungu wanjye wamubonye ute? Barashimye se cyangwa? Ngira ngo murabizi ko nababwiye ko nashimye, nanabibonye neza pe, ariko nabonye umuhungu wanyu yarabifashe nabi, mbese twabibonye bitandukanye, nabibonye neza wabibona nabi. Oya mwana wawe ni ukuri humura, umwana wanjye ahubwo agira isoni zo kubenguka mureba. Ariko ubundi buri mwana wanjye turuzura pe, twuzura nk'umunwa na rouge à lèvres, nibyo bidasigana. Urumva ko turuzura kandi tuvuga rumwe, nta n'ukuri. Nta kibazo, nyine byari byanteye kwibaza byinshi no guhangayika, ahubwo nicuza n'impamvu naje, kuko nyine njye nabifataga nk'aho yamboneye ubusa. Oya mwana wanjye ntumpakanire, uzamwemere, ubundi mbone umwana, mbone unyita nyogokuru umwana we. Birumvikana, kandi nanjye bizanshimisha kubabera umukazana. Gusa nyine nuko nabonye umuhungu wanyu tamurimo, nuko nabibonye. Wibimusomamo, uyu mwana wanjye buriya yanze kwerekana amarangamutima ye mpahagaze, ariko ubundi byihorere. Noneho muramuzi niko ateye niyo kamere ye. Pe niko ateye, ariko ubundi icyo yanze ntabwo ari kuriya bigenda. Umwana ishimwe cyane pe, byari byanteye guhangayika. Kandi nawe mwana wa none se n'icyo mbese ko twabonanaga buri gihe none ariko niwantunguraga gutya usigaye untungura no muri office ko kukaza utanga. None reka nkubariza akabazo gato kamwe kamatsiko gusa nta kindi. Seri urankunda cyangwa ntukinkunda? Ntibivuze ko uzajya umukara gushaka. Mbere hose twarishaka tukajya inama ku kibazo dufitanye, ariko nsigaye mbura nawe ubwawe warahindutse. Njyewe nakubajije ntasubize ijambo rimwe gusa, urankunda cyangwa ntukinkunda? Ni yego cyangwa oya? Erega buriya iyo udashatse amasaziro ukiri na muto nta makosa. Erega buriya ntawe uhora rwose itoto ari itoto, umuntu agera hagakura. Gusugira mu deni ntabwo ari meze mwana wawe. Izi nzira zose ubona zisobekeranyije mu maso yanjye, kera ntabwo ari uko byari bimeze. Nawe rero ca make ubundi uce bugufi ushaka amasaziro. Aya niko bimeze pe, kandi nababwiye ko inama muhora mungira nta mpamvu yatuma ntazikurikiza. Ese mwana wari uzi ko umuntu iyo ugiye ku mugozi w'ikijumba cyangwa ikirayi usesa gake ugakuraho itaka rike, wongera ukabona ikirayi, wongera mpaka ukivanyemo n'ibindi. Rero nabyo sesa gahoro gahoro uzagere ku ngingo. Ibyo ndabyumva n'ukuri pe rwose uryoherwa ahubwo iyo neza. nzagerageza ngenda wenda nyine ntabwo nahita ngenda numve ko byahita biza ako kanya, naye nzagerageza kumuba hafi ko nshoboye, ubwire utugambo twiza, ngerageze kumwibagiza ibyo uriya mukazana wanyu amukorera. Ese ni urugero, umuyaga iyo uje ukaza n'inkundura nyinshi usenya byinshi, ariko iyo hahushye akayaga gake abantu bakumvamo uburyohe.
nawe rero ndabyumva kugira rwose. inama. Yego kandi murakoze. ariko reka nkubaze ubundi ndacyari umugore wawe kubera iki se? kubera iki ntugitaha ntukirya ahangaha ntacimvugisha ubundi ninde mugore usigaye warashatse cyangwa ari wowe winjiye sinabimenye ahubwo bari no kumpamagara. Ako se ubwo urumva nta ibiryo byawe watetse? None se bikubabaje iki nose uri kubimbariza iki? Ntabwo waba wariye ntumeze neza. Sinsigaye mbona ufite ibitenge witwikira utega n'ibiki byose ntubifite. We nimba abagabo barabakera hari igihe mureba nkumva barabakera wari ufite bangahe se kera? ba mama bo bashaka none ikibazo rero witwara nk'uko wenda ba mama wawe bitwara sibyo ko na mama ukora arenga ntabwo witwara nk'uko witwara. We nimba ushaka ariko twumvikana neza nzanira mushiki wanjye umuntu. ariko ngire reka nkubwize iki ni cya kabiri. umva wa mugabo we noneho nkubwire nkwerurire nyerurira indirimbo bita ngo mushiki wawe ndayihazi ingeze nese ubundi uribwira ko bizarangira ntamubona? n'akazi kawe wafashe mikoro ukirirwa mu mudugudu uhamagara cyangwa ukazenguruka hose w'indirimbo mushiki ariko urabona ukuntu angana nuko ngana njyewe ari njye ugomba kwirirwa ashaka mushiki wawe kugira ngo nubura bwanjye kubidisisha no koko ubwo icyo nicyo cyatumye ubyimba umbwira amagambo yose ashaka ntugitaha ntukirye singitaha se ndaraye kuba ntaryana nta nubwo nzongera kujya kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye sibyo nyumva baba bazagenda ndege nuva ko ndege uzataha ariko ubundi reka nkubwize ukuri bitari ukubiri waretse ibibazo tukabirana tujyara mu cyumba dufunga ubundi tujye mu ngo nkwice cyangwa unyice kuko kugira ngo tubane wakiyahuye ndinda njya gusiga intoki zanjye amaraso nshaka iki nese pe ngushubuje mbona uhagaze ahangaha wari umuhakora iki ubona nta n'abantu bahari n'inzu ntabwo uzi ko ari iyanjye wari muri kontora hari ndahizi se mbese ngomba kuyireba nyine ngomba kureba ko nta hantu wansomera ntabwo se ubundi tuvuga ibintu dusubira ibindi na n'ubu cya kigabo nturakibona wahora n'igize ikigabo narakibonye ndanagenda umva ndagikarangira nkora iyo bwabaga we arangije arankatira hejuru twatse ukuntu isoni zanyishe byihoreye rero utangiye gusaza ni gute umuntu umugeraho gutya akagucika gutyo gusa nese umuntu wamufata ku ngufu ariko se none ureke ngereka nkureka ikintu cyoroshye cyane sibyo njyewe nekera umenyere iwe turi kumvikana maze nanjye nkureka ikintu ni ukuri kose nanjye menye umugore we wareba ibyo mukorera hanyuma umugore wese kandi uramushaka hirya none se waranshakira iki ku mugore none se ushaka kumbwira ko nawe wajya kuryamana n'umugore we none se karyamana n'uwanjye ariko se mwese mwana hwe ari wowe na sheri wa mwese muri indaya ubwo nawe wajya kwihimura ukaryama ku mugore we none se ubwo okay ndabyemeye twebwe turi indaya wowe wagiye gukarangira mu boss utari indaya ya nari ndi muri business wari yantumye none waba uri muri ihe business yaba wararoze natwe business turimo rero ntabwo wakwiye kuvuga gutyo kandi n'uwakubona nawe uri gukarangira mu boss ntabwo yamenya kuri muri business runaka okay ibyo tubyihorere tworoshye ibibazo ushakira ifoto y'uriya mugabo ushaka ifoto y'uriya mugabo 100 ndemera kubitanga 100 se ni amafaranga 100 ubu nazamuramo inzu nk'iyi ngiyi uri kuzamuramo nge nagira ngo nkorohereze ubu se uribuka umfungisha ngo yankubise ngo impfunda ngahano ngo ntabona ngo n'iki ngo kugira ngo najya kumurega noneho uwakubita ingumi ya nyayo nawe urabona ntiwamubita akuba watese koko uba watese uba wiri ariko ntacyo nta kibazo we kuri byawe nanjye nkora ibyanjye urugo none ufite ndagusohoye ndagukubise nangira ibyo mbaza ngo ngiye hehe ngo nza ntinze ngo sindya ibyo ntabwo bikureba kuri byawe nanjye nkora ibyanjye niba ari umwanzuro wafashe none se urarizwa n'iki ndarira njyewe warira se amarira acyayafite uzarurira i Rwanda ariko reka mbanza nkubwire Kate urumva uribuka dushakana uburyo wambere wakunkunda buri umwe abwira undi ko nta marira yatemba ku matama yombi none urarira ntabwo ndira byose urambangamira ntangiye guta stability ndi igitangaza kuko niba mbasha guhagarika ubuzima bwawe nakubangamira sinzi ko mfite imbaraga zingana gutya kereka nta hantu hafite urukundo urankunda
nibyo hari indirimbo no buri gihe numva muri za karanyuze ngo impamvu ngo nyanga nuko nagukunze cyane sibyo ndagukunda ariko ntacyo rikayo nanigendera njye ugere ntarese mbuze yongera ubonye wagiye ntugaruke agenda wigendere sha cyanze ko iminsi azakwigisha ntacyo mfite mpumba Erega umenya ifoto uramutse uyibonye kandi nzi neza kuriya mu boss uramutse umubonye nta kindi kintu wakora umutwe wiwe umva ni ukwita ukura ubwo aho kugira ngo mena amaraso nta mafaranga agaragara nta maraso se njye ngutumye amaraso aho kuki abantu bamenyere ifoto nubona ifoto uzamukorera iki ngiye kugira ngo mushakishe muzi wari muzi wari wenyine abivyo kumbwira ngo ibiki ngo wazamuramo inzu ngiyi ngiyi bimenye ukoresha ese reka kumaze piye numara kumubona se wabonye ifoto ye uzamukorera iki nzamukorera iki icyo nzamukora n'icyo kizoshye cyaka wica uragishaka wiki kindi batari ukumwica se urese mwishe wowe ubigutwaye uzarara udasinziriye ndabizi mu boss wawe unampemba neza ariko nawe ujya wongera iseko 100 okay 200 yo mpereza ifoto nakusabye ni 200 ntugire ikibazo pe muri iki icyumweru dutangiye ifoto ye nzayigura urumva ariko ibyo kumbwira ngo umenyiwe niwe nuhamenya ye n'umugore we nubishaka naho nzahamenya ugiye nta kintu ugiye kinanira icyo nshaka ni amafaranga imbere yo zandebera umugore we nimba ari mwiza gusa ubundi ibindi bimtekere iyo yaba ari mubi wamuryamaho bitwaye iki gusa ugize ibyago nyine ugasanga ari mu rugo yaba byungukiyemo ubwo ngize ibyago ugasanga ari mubwo namugenera ikimukwiye nyine cy'abantu babi ahibaze ngira ikibazo icyo mfa nuko amafaranga agenda yiyongera ibyo byose ni amafaranga nawe ndabizi wakoze ikintu nk'umuntu w'umu boss ariko se bimeze gute wowe ndakubwiye ngo ihute k'ubukene ibindi ubimbari nk'ubukene nyine ariko se ubundi bitari kure uwo mukobwa ugutesha umutwe wamuretse none se mureke ngufate